Ikaze kuri Hospitality TV tubashimira kuba mudukurikira. Uyu munsi tugiye kubabwira ubuzima bw'ingona. Ingona ni inyamaswa y'inkazi yibera mu mazi, niho ubuzima bwayo buba bushingiye cyangwa se niho ubuturo bwayo buri. Ingona kandi ni inyamaswa mbi cyane ikunda kubikira inyamaswa ku nkombe z'amazi cyangwa z'uruzi, y'inyamaswa ize gushoka cyangwa se iri gutambatamba hafi y'amazi irayifata. Iramutse yifashe kugira ngo izayicike biragoranye, kuko ifite amenyo aruma agahinguranya. Ubwo rero y'inyamaswa ibashije kuyikurura ikayigeza mu mazi biba birangiye, ntabwo kuyicika biba bigishobotse, ihita yirira mu mazi kuko biba byoroshye. Ingona ziba mu bice bibiri. Hari ingona bita crocodiles nk'uko tubimenyereye, hakaba n'ingona bita alligators. Ubwo ni ubwoko bubiri bw'ingona bukunze kuboneka muri iyi si, kandi ahantu ingona ziboneka cyane ni muri Amerika, muri Aziya, muri Australia ndetse no muri Afurika, cyane cyane mu migezi yo muri Serengeti. Muri Serengeti harimo umugezi ubamo ingona nyinshi zikunze kuba ziri kurya inyamaswa zije gushoka. Hanyuma ingona kandi zishobora kubaho hagati y'imyaka 50 na 60, cyane cyane ingona ziba mu migezi cyangwa se river. Hanyuma ingona ziba mu mazi y'umunyu, ibyo bita salt water, ubwo ni ukuvuga amazi y'inyanja, amazi y'ibiyaga, zibasha kubaho imyaka 70. Ni ukubera iki zibaho imyaka myinshi? Ni uko ziba zabonye amafi, zikunze kurya amafi yo mu nyanja no mu biyaga, kandi ayo mazi akabamo calcium na za phosphorus n'imyunyungugu igiye itandukanye ituma zikura zikaba nini cyane. Zigakunda rero kuboneka muri Amerika, nizo zikunze kuba ari nini cyane, kuko ingona ziboneka mu mazi y'umunyu cyane cyane nk'izo muri Amerika zishobora gupima hagati y'ibiro 400 na 500. Urumva ko ziba zarakuze cyane, kandi nanone zikaba nini. Ingabo nanone, ingona z'ingabo zishobora gupima hagati y'ibiro 200 kugeza ku biro 1100. Urumva ko iyo ngona iba yarakuze, ifite ibiro byinshi, ifite umubyimba. Igitandukanye rero ingona bita crocodiles na alligators, zitandukanira cyane ku mubyimba. Ingona nyazo, izo bita crocodiles, ziba zifite umubyimba munini n'uburebure bugera kuri 5 metero ku ngona yakuze. Hanyuma alligators zo ziba ari ntoya, zinanutse, akenshi ugasanga zifite n'umunwa usongoye. Harimo nanone n'izigira umunwa umeze nk'uw'ingona zisanzwe, ariko nanone uzitandukanyiriza ku rwasaya rwazo, kuko ingona nyazo zigira urwasaya ruriho amenyo asobekeranye, agiye yinjiye mu yandi, ari nacyo kizifasha gufata ikintu ntizirekure. Kandi ingona ikindi ukwiye kumenya nuko iba mu mazi, ariko nanone ikagira n'umwanya wo kota izuba. Yagira ikiyikanga yari yibereye ku zuba ikisubirira mu mazi. Ingona ibasha kumara amasaha 2 mu mazi itaratumburuka, ikiri pororonje mu mazi. Kandi ingona ifite amayeri yo kugera ahantu igaturama, cyane cyane nko ku nkombe z'imigezi, z'ibiyaga, itegereje kugira umuntu wegera aho ngaho, cyangwa se itegereje kugira ko
hari inyamaswa yakwegera aho ije gushoka kugira ngo iyifate. Igenda gake ituje itagira ibyo ikanga kugira ngo ikintu cyose kiraza kwegera aho ngaho ihite igifata. Iyo imaze kugifata rero irakurura, igakurura ijyana mu mazi. Iyo igejeje mu mazi biba byoroshye cyane kugira ngo irye ya nyamaswa, nta nubwo kuyicika biba bishobotse. Irihisha mu mazi, yabona hari inyamaswa ije gushoka igahita iyifata. Niyo mayeri ingona ikoresha kugira ngo ibashe kubona icyo kurya. Yo irafata igakururira mu mazi. Ikunze kuba yihishe hafi y'inkombe kugira ngo nihagira inyamaswa iza kunywa amazi cyangwa ije gushoka ihite iyifata. Kandi ntabwo byoroshye ko izo nyamaswa zihita zitahura ngo ingona irahari. Yego zinywa zifite ubwoba zigize gute, ariko iyo isimbuka rimwe ikaba yayikaciye. Hanyuma ingona nanone y'ingore kugira ngo igire abana itera amagi. Itera amagi ikayaterera mu butaka ikayataba, akabamo, ikazagera igihe amagi akituraga. Yamara kwituraga ingona igafata ba bana bayo ikabatwara mu kanwa, isa nk'ibatamira, ikabafatira hagati y'amenyo yayo. Yamara kubafatira hagati y'amenyo yayo ikabatwara ikabajyana mu mazi. Nibwo ingona iba yizeye ko abo bana bayo bafite umutekano, kuko ingona ibasha gusavayivinga cyangwa se kubaho neza mu gihe iri mu mazi. Ariko ntabwo iterera amagi mu mazi, ijya ahantu ku gasozi igacukura. Yamara gucukura igatereramo amagi igataba, ikazajya gusura. Hanyuma yamara guturaga igafata abana ikabajyana mu mazi. Nuko ingona zibaho kugira ngo zororoke. Ingona kandi zibaho zitunzwe n'umuhigo. Itunzwe n'umuhigo wo guhiga izindi nyamaswa, cyane cyane ku nkombe z'ibiyaga, inkombe z'imigezi, niho ziza gutegera abantu cyangwa se inyamaswa. Niyo mpamvu nk'ahantu haba imigezi ibamo ingona nko mu Bugesera, ntabwo ari byiza kwegera imigezi ngo ujye kuvomamo. Hari igihe wunama ngo uri kuvoma ukajya kwibuka ingona yagucakiye, kandi ingona yigucakiye kubera y'amenyo yayo twabonye, ntabwo biba byoroshye kugira ngo uyicike, iba yagufashe nyine, kuko iraruma. Yamara kuruma amenyo agafata ayo hejuru n'ayo hasi bikajya guhuriramo hagati, ku buryo kwigobotora biba bitoroshye. Ariko ingona nazo hari igihe zihura n'ibyago, intare yayitanga kuyibona, cyangwa se indi nyamaswa nk'ingwe, imvubu se yayitanga kuyibona ikaba irayikaciye. Niyo mpamvu nazo zihura n'ibyago, izindi nyamaswa zikaba zazirya. Ni ukuvuga ngo intare yifashe yayitanze kuyibona irayirya, ndetse n'ingwe nayo cyangwa se tayiga, urusamagwe, iyo rutanze kubona ingona nayo ibihuye n'ibyago, rurayifata rukayitwara rukajya kuyigira umurariro. Urabona nk'aha ngaha iyi ngwe yayicunze ihita iyisimbukira, yari iri ku nkombe y'amazi, biri kugundagurana. Ikiranesha ikindi nicyo kirarya ikindi. Reka rero turebe ni iki kiranesha ikindi hagati y'ingona n'ingwe. Ese ingona irarya ingwe cyangwa ingwe irarya ingona? Biterwa n'icyatanze gufata ikindi, kuko ingwe nayo ni inyamaswa ikaze cyane. Yitanze kugufata ku gakanu, ntabwo biba byoroshye kugira ngo uyigobotore. Ntabwo kuyigobotora biba byoroshye.
ni kimwe n'ingona nayo iyo yubikira igatanga indi nyamaswa kuyifata ku gakanu ntabwo biba byoroshye kugira ngo iyigobotore. Ingona ishobora gufata ku gakanu, ishobora gufata ukuguru, ishobora gufata umurizo, ifata aho ibonye aho isimbukiye bwa mbere ikabona irafashe, ni aho ngaho ifata, hanyuma ikarwanyiriza no gukurura ijyana mu mazi. Urabona ko hano rero ingwe n'ingona byagundaguranye, ariko kubera ko ingwe yatanze kubona ingona ikayisimbukira ikayitanga kuyifata, urabona ko ingwe igiye kugira ya ngona umurariro nta kundi. Abakurikiye Hospitality TV tubashimiye cyane kuba mudukurikira, tubasaba cyane gukora subscribe kugira ngo mudutere inkunga tugire courage yo gukomeza gukora andi mavideo. Mukore like, comment, share na subscribe, muramuduteye inkunga ikomeye. Turabakunda cyane. Amavideo nk'aya ngaya azakomeza kugenda agaruka, ndetse n'amavideo yandi ajyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli. Turabakunda cyane. Ciao ciao.